Mana data ikomeye mwami wacu, tuje imbere yawe ngo utwigishe uduhe umutima uciye bugufi uzira uburyarya n'ubwibone. Turakwinginze ngo ubane natwe, utuyobore muri byose, udutoze kandi udushoboze gukora ibikorwa by'urukundo tubikoreye gushimwa nawe gusa, tutabikoreye kumenyekana cyangwa gushimwa n'abantu. Turinde kwikuza no kwishyira hejuru kugira ngo igihe cyawe nikigera abe ariho uzadukuza, kandi nudukuza tuzabera abandi umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Murabizi ko nk'iyo dufite imashini cyangwa se nk'imodoka yapfuye, iyo tugiye kwikoresha kenshi tugendera ku byuma bya original, bya byuma nyine biba byaravuye ku ruganda byarazanye nayo. Iyo ari urwego rero rukomeye nka kampani cyangwa se nk'urwego rwa leta, bo ntibibeshya ngo bagure n'ibyuma bya fake, buri gihe bagura ibyuma bya original. Kandi burya hari impamvu ituma tubikunda, kuko ntawe ukunda fake zipfa ubusa, kuko nyine aba ari ibiwani. No ku Mana rero nuko ntabwo ikunda ibintu bya fake, ahubwo ikunda ibintu bya original biturutse kuri yo, ngo mu mwuka no mu kuri, ngo nimusenga mujye musenga mu mwuka no mu kuri. Yaduhaye umwuka wayo kugira ngo imbuto zawo zibe arizo original, aba arizo ziba muri twe. Niyo mpamvu iyo ari urukundo rw'uburyarya irarumenya ikarugaya. Iyo ari ugusenga kwa fake nyine k'uburyarya, umuntu asenga kugira ngo bamwemere, cyangwa se asengana inzika wa muntu utajya ubabarira, cyangwa wa muntu uba wakoze nabi, Imana nabyo irabimenya ikamugaya. Iyo ukoze igikorwa cy'ubugira neza ugikoranye uburyarya, cyangwa ugira ngo ugaragare neza mu maso y'abantu, nabyo irabimenya ikakugaya. Iyo utanze ituro ariko ukabikora bitavuye ku mutima, ahubwo kubera ko ushaka kwigaragaza neza mu bantu, nabwo irabimenya ikabigaya. Imana ireba mu mutima w'umuntu ikamenya impamvu ukoze ikintu, ntiwapfa kuyibeshya, ngo kuko umwuka w'Imana arondora imitima. Yesu yatwihanangirije gukora neza imbere y'abantu ngo badushime, kuko bidashimisha Imana. Ni fake nyine kubera ko bitavuye mu mutima, ahubwo biba bivuye muri kamere. Matayo 6:1 kugeza ku 4. Yesu ati, mwirinde ntimugakore ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na So wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe, nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wowe nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora. Ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Ibi bireze cyane muri iki gihe. Umuntu afasha umukene akamwifotorezaho, akajya kubishyira kuri Facebook na za Twitter, ngo yereke abantu ko akora neza, bamushime, bamukurikira ari benshi. Ntimuzi ko se gukora ibyo ari ugutesha agaciro wa muntu nyine? Ntabwo umuntu uba umugiriye, ahubwo uba umwandagaje. Bifatwa nko kubura umutima. Ntabwo Imana ibishima. Akenshi usanga umuntu ukora ibyo byo kwifotoreza ku bakeneye abikora gake cyane gashoboka, ariko akihutira kubyamamaza. Yesu ati, ntimwabasha kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'abagaragu b'amafaranga icyarimwe. Ngo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe. Kuvuza ihembe ni nko gufata indangururamajwi, mikoro, ukabimenyesha buri wese ngo bose bamenye ko uzi gukora neza. Ngo ntukavuze ihembe imbere yawe. Ngo ukuboko kw'iburyo kwe kumenya ibyo ukw'ibumoso kwakoze. Bishatse kuvuga ko mbese nugira neza ntukanabitekerezeho cyane, ntugatume mbese muri make hari ikindi gice cy'umubiri wawe kibimenya, kuko iyo bigenze gutyo hazamo no kwibona. Ubikorere ahiherereye, So wo mu ijuru ureba ibyiherereye azakugororera. Nujya ukora neza ujye ubikorera gushimisha Imana gusa. Ntukabyirate, ntukabishyire ku karubanda, ntukabyereka abantu ngo bishyire ku masocial media ngo abantu bagushime. Igikorwa cyawe cyiza kitazagawa, ahubwo kijye kimenywa n'Imana gusa. Muri Matayo 6:5 kugeza ku 8, Yesu arongera akatugira inama y'ukuntu tugomba gusenga. Ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Woweho nusenga ujye winjira mu nzu yawe, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge So mwihereranye, nuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, ngo bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nkabo, kuko So azi ibyo mukennye mutaranabimusaba. Kera hari ahantu nagiye gusengera, sanga basenga bameze nk'abarushanwa. Ubanze usenze cyane ari we wemerwa agahabwa ijambo.
Isengesho ryiza ni rivuye ku mutima, rihuje n'umwuka nyine uri muri wowe. Yesu aratubwira ati si byiza kubishyira ku karubanda ngo tubyereke abantu ko tuzi gusenga, kuko ibyo ngibyo bikorwa n'indyarya ziba zishaka kwiyerekana ko ari abakiranutsi ngo abantu babubahe. Kuko nyine bakoreye b'abantu nta gihembo kiva ku Mana babona, kuko atariyo bakoreye, siyo basenze, ahubwo basenze abantu. Ati ahubwo nusenga ujye mu nzu wikingirane, winjire mu cyumba usengeremo wiherereye, azaguhemba kuko areba ibyihishe. Mbese ahangaha ni nko kwinjira mu mutima wawe, icyumba cy'umutima wawe nyine handi umwuka ari, ukumeranya neza neza n'umwuka, mugasenga mwiherere ku buryo Imana ikumva. Ngo kandi ntukavuga amagambo yasubiramo nk'abapagani, kuko bibwira ko Imana ibumva ko basabye cyane. Ati nimusenga ntimukagenze nkabo, kuko Imana izikiri mu mitima yanyu mutaranayibwira. Muri Matayo ibice 6:16 kugeza ku 18, Yesu anongera akatwigisha ko nitwiyiriza ubusa tugomba kubyereka abantu. Ngo kandi nimwiyiriza ubusa ntimukamere nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororwa ingororano zabo. Ariko wowe niyihiriza ubusa, wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagira mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi se ureba ibyiherereye azakugororera. Hano Yesu ari kutwihanangiriza kwiyiriza ubusa ngo tubyereke abantu nyine. Hari igihe ujya kubona ukabona abantu babishyize nko ku masitati yabo ya WhatsApp, cyangwa bari kubyigamba mu bandi bantu, cyangwa se babishyize ku maposte, ku magurupe cyangwa ku mafacebook. Kandi Yesu hano aratwihanangiriza rwose ngo ntitukabyerekane. Ati ahubwo wiyuhagire, wisige n'amavuta, kugira ngo abantu batabimenye ko yirije ubusa, bimenywe n'Imana yo yonyine gusa, kuko niyo uri gukorera. Aha rero tugiye gusoma, atwereka ukuntu abantu b'indyarya badakorera Imana, ahubwo bakorera kugira ngo bashimwe n'abantu uko babigenza. Muri Matayo ibice 23:1 kugeza ku 12. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kwikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba banayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditseho amagambo y'Imana barazagura, bakongera inshunda z'imyenda yabo, kugira ngo nyine barusheho kugaragara cyane, bashimwe n'abantu. Ku murongo wa 6, ngo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagoge, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Rabi bivuga umwigisha. Ku murongo wa 8, ngo ariko mwebwe ngo ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Ngo kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari wo mu ijuru. Kandi ntimuzitwe abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari we Kristo. Ahubwo uruta abandi muri mwe ajye aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Erega umukristu ntiyari akwiriye kugira imico nk'ingi yo kwishyira hejuru no kugira umutima wo kwikuza, kuko Imana yanga kwikuza n'ubwibone. Ni kerega cyagujije Satani, kandi nicyo kigusha abantu. Yesu ati bakunda ko bicazwa mu myanya y'icyubahiro, ngo no kwitwa amazina akomeye, kugira nyine amatitire. Ugasanga umuntu agize amatitire akomeye cyane, ahubwo ameze nka generali nyine wo mu ngabo. Ubu se Yesu hari aho yaduhishe? Ahubwo wowe uzicishe bugufi, ube uworoheje, kugira ngo uzashyirwe hejuru n'Imana, kandi Imana bari izagukuza. Ntuzanakunde kwitwa mukuru cyangwa ngo wimenyekanishe ko ukomeye. Imana idutuma kuyamamaza mu batayizi ngo bayimenye, baze ibakize. Nugenda wiyamamaza ntabwo uzaba uri gukorera Imana, ahubwo uzaba ari wowe uri kwiyamamaza ubwawe. Urumva ko ubutumwa Imana yaguhaye ntabwo buzagera ku bantu. Iyo ugiye uri kwamamaza izina ryawe ngo umenyekane, iyagutumye ntabwo imenyekana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Theo kuri channel mu bihe bya nyuma. Niba ufite ikibazo kuri izi nyigisho, watwandikira kuri WhatsApp agasaraba 277 850 648 cyangwa kuri email mu bihe b@gmail.com. Niba kandi wakunze ubutumwa, wabusangiza n'inshuti zawe.
Ndashyira link ya WhatsApp muri video description. Mudukurikire tubane namwe. Amen.